Muraho murakoma amashyo gira amata nabo kuyanywa ikaze ku mateka nyarwanda. Nanjye nkaba Rwigaba rwa Nkwakuzi, tugiye kubagezaho urutonde rw'abami b'u Rwanda kuva ko bakurikiranye. Tugenda tuvuga izina ry'umwami, tuvuge n'umugabekazi, tuvuge n'imyaka, ariko iyo myaka ni urucishirizo. Ni ukuvuga ngo hari bamwe bitazwi imyaka neza ahubwo bakaba barabitondekanyije bagereranyije bageze uko biri kose byari mu mwaka hagati y'aha n'aha, nabo bayita imyaka y'urucishirizo. Kaduhere ku mwami wa mbere w'u Rwanda witwa Gihanga Ngoma Ijana, umugabekazi Nyirarukangaga, umwaka 1934. Umwami wa kabiri Kanyarwanda wa mbere Gahima, umugabekazi Nyamususa, umwaka 1967. Yuhi wa mbere Musindi, umwami wa gatatu, umugabekazi Nyamata, umwaka w'igihumbi. Umwami wa kane Rumeza, umugabekazi Kirezi, umwaka 1033. Umwami wa gatanu Nyarume, umugabekazi Nyirashyoza, umwaka 1066. Umwami wa gatandatu Rukuge, umugabekazi Nyirankindi, umwaka 1099. Umwami wa karindwi Rubanda, umugabekazi Nkundwa, umwaka 1132. Umwami wa munani Ndahiro wa mbere, umugabekazi Kizigira, umwaka 1165. Umwami wa munani Ndahiro wa mbere Ruyange, umugabekazi Kizigira, umwaka 1165. Umwami wa cyenda Ndoba, umugabekazi Monde, umwaka 1195. Umwami wa cumi Samembe, umugabekazi Magondo, umwaka 1228. Umwami wa cumi na rimwe Sorosa Mukondo, umugabekazi Nyakanga, umwaka 1311. Umwami wa cumi na kabiri Ruganzu wa mbere Bwimba, umugabekazi Nyakanga, umwaka 1344. Umwami wa cumi na gatatu Cyilima Rugwe, umugabekazi Nyakiyaga, umwaka 1377. Umwami wa cumi na kane Kigeli wa mbere Mukobanya, umugabekazi Nyanguge, umwaka 1410. Umwami wa cumi na gatanu Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi, umugabekazi Nyabadaha, umwaka 1443. Umwami wa cumi na gatandatu Yuhi wa kabiri Gahima, umugabekazi Matama, umwaka 1477. Umwami wa cumi na karindwi Ndahiro wa kabiri Cyamatare, umugabekazi Nyirangabo, umwaka 1513. Umwami wa cumi n'umunani Ruganzu wa kabiri Ndoli, umugabekazi Nyabacuzi, umwaka 1543. Umwami wa cumi n'icyenda Mutare wa mbere Semugeshi, umugabekazi Nyirakabogo, umwaka 1576. Umwami makumyabiri Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, umugabekazi Cenderi, umwaka 1609. Umwami makumyabiri n'umwe Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura, umugabekazi Nyabuhoro, umwaka 1742. Umwami makumyabiri na kabiri Yuhi wa kabiri Mazimpaka, umugabekazi Nyamarembo, umwaka 1375. Umwami makumyabiri na gatatu Cyilima wa kabiri Rujugira,
Umugabekazi Kirongoro, umwaka hagana 730. 24 Kigeli wa gatatu Ndabarasa, umugabekazi Rwesero, umwaka 741. 25 Mibambwe wa gatatu Sentabyo, umugabekazi Nyiratamba, umwaka 746. 26 Yuhi wa kane Gahindiro, umugabekazi Nyiratunga, umwaka ahagana 814. 27 Mutara wa kabiri Rwogera, umugabekazi Nyiramongi, umwaka 853. 28 Kigeli wa kane Rwabugiri, umugabekazi Murorunkwere, umwaka 895. 29 Yuhi wa gatanu Musinga, umugabekazi Kanjogera, umwaka 931. 30 Mutara wa gatatu Rudahigwa, umugabekazi Kankazi, umwaka 959. Umwami 31 w'u Rwanda naye mwami wa nyuma Kigeli wa gatanu Ndahindurwa Jean Baptiste, umugabekazi Nyirakigeli Mukashema, umwaka 962. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa Jean Baptiste naye mwami wa nyuma w'u Rwanda, yatanze mu mwaka 2016 aguye ishyanga nyuma y'igihe kinini y'ingingo ngatahuka kanga mu gihe yari yarateguriye inzu nziza i Nyanza, amafaranga yo kumutunga, imodoka n'ibindi. Nibura hejuru y'icya kabiri cy'ubuzima bwe yakimaze mu buhungiro hanze y'u Rwanda, ibintu bitigeze bibaho ku bandi bami bose bategetse iki gihugu cyitwa igihugu cy'amata n'ubuki. Yamaze imyaka 55 mu buhungiro, yabanaga n'uwahoze ari umukarani we Boniface Benzinge. Amaze gutanga, Benzinge na Emmanuel Bushayija, Kigeli yarabereye se wabo n'abandi bacyabaga hanze y'igihugu baze ko umugogo we ucyurwa ngo utabarizwe mu Rwanda. Tariki ya 9 Mutarama 2017 umugogo wa Kigeli wagejejwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali Kanombe, bitujyanwa mu buruhukiro ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal, mu gihe hatunganywaga aho yagombaga gutabarizwa Imwima ya Nyanza. Mu gitondo cyo ku ya 15 Mutarama 2017 ibihumbi by'Abanyarwanda bo mu muryango w'umwami n'inshuti bari bateraniye ku musozi wa Mwima. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ari nawo yimikiweho wa kabiri tariki ya 28 Nyakanga 1958, bongera kuwuhuriraho bamutabariza iruhande rwa mukuru we Mutara wa gatatu Rudahigwa. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yabaye umwami kugeza ku itariki ya 28 Mutarama 1961, ubwo yahirikanwaga n'ingoma ya cyami, ndetse Kamarampaka yemeza ko ingoma ya cyami isezererwa hakimikwa repubulika. Yakuyeho na Mbonyumutwa ubwo Kigeli wa gatanu yari yagiye Kinshasa, ko yagombaga kubonana n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Dag Hammarskjöld. Ndahindurwa yaratijwe Jean Baptiste yakomeje guhunganyura mu bihugu birimo Tanzania, Uganda na Kenya, akomeza muri Leta Zunze za Amerika, aho yabonye ubuhungiro muri 1992, atura mu mujyi muto wa Octon wo muri Leta ya Virginia. Ariko nanone ntitwagera ko tutabwiye ko hariho n'undi rutonde rwitwa urutonde rw'abami b'ibitekerezo. Abami b'ibitekerezo ni abami bazwi neza igihe bategekeye n'ibyabaye ku ngoma zabo. Batangira kuri Ruganzu Bwimba bagarukira kuri Kigeli Ndahindurwa. Ikimenyetso cyabo kikaba kwa kundi muzi babisikana. Uwabaga yimye ingoma ibwami yagendaga ahabwa izina ry'ibwami, akarabuze n'ibwami yagendaga bisikana, barayateguye ari uko bikurikirana, kandi buri mwami akabaho akurikiza igisobanuro cy'izina rye. Buri izina wahabwa ry'ibwami hari ibyo wagenda gukora bijyanye n'inshingano za nyiri iryo zina. Nabyo tuzabivugaho, hari ikindi tuzabivugaho, tukavuga ukuntu basemanaga ku mazina y'ibwami n'icyo umwami yagomba gukora akurikije izina yiswe yima ingoma. Umuryo w'amazina bisikanaga harimo Kirima, Kigeli, Mibambwe, Yuhi, Mutara, Kigeli, Mibambwe, Yuhi, Kirima, Kigeli, Mibambwe, Yuhi, Kirima, Kigeli, bityo bigenda bibisikana. Yabaga ari amazina y'ingoma y'ubwami.
ayo yabaga ari amazina witwa bitewe n'ingoma ugiye kwima. Dore itonde ry'abami b'ibitekerezo n'abagabekazi babo. Ruganzu Bwimba ari kumwe na nyina Ruganzu, nyina Ruganzu akaba umugabekazi. Cyilima Rugwe ari kumwe na nyina Cyilima Nyakiyaga. Kigeli Mukobanya ari kumwe na nyina Kigeli Nyankuge. Mibambwe Mutabazi Sekarongoro ari kumwe na nyina Mibambwe Nyabata. Yuhi Gahima na Nyirayuhi Matama. Ndahiro Cyamatare ari kumwe na Nyirandahiro Nyirangabo. Ruganzu Ndori ari kumwe na Nyiraruganzu Nyirarumaga. Mutara Semugeshi ari kumwe na Nyiramavugo Nyirakabogo. Kigeli Nyamuheshera ari kumwe na Nyirakigeli Cenderi. Mibambwe Mutabazi Gisanura ari kumwe n'umugabekazi Nyiramibambwe Nyabuhoro. Yuhi Mazimpaka n'umugabekazi Nyirayuhi Nyamarembo. Karemera Rwaka ari kumwe n'umugabekazi Nyirakaremera Rukoni. Cyilima Rujugira ari kumwe n'umugabekazi Nyirakirima Kirongoro. Kigeli Ndabarasa n'umugabekazi Nyirakigeli Rwesero. Mibambwe Sentabyo ari hamwe n'umugabekazi Nyiramibambwe Nyiratama. Yuhi Gahindiro n'umugabekazi Nyirayuhi Nyiratunga. Mutara Rwogera n'umugabekazi Nyiramavugo Nyiramonyi. Kigeli Rwabugiri n'umugabekazi Nyirakigeli Murorunkwere. Mibambwe Rutarindwa n'umugabekazi Nyiramibambwe Kanjogera. Yuhi Musinga n'umugabekazi Nyirayuhi Kanjogera. Mutara Rudahigwa n'umugabekazi Nyiramavugo Kankazi. Kigeli Ndahindurwa na Nyirakigeli Mukashema. Nimureba amateka nyakuri y'u Rwanda muzasanga avuga ko umugabekazi nyina wa Ruganzu Ndori ari Nyiraruganzu Nyabacuzi. Kuko yari nyina wamubyaye mu nda. Ariko tuzi ko Ndori yimye nyina yarapfuye. Yaguye muri ya ntambara y'abashi ahandi mu miko y'abakobwa. Ajyana abandi bamikazi n'abagore n'abakobwa bose bari kumwe. Rero kubera ko Nyabacuzi atimye iyi ngoma twavuga ko ari umugabekazi wa Ruganzu Ndori. Iyo umwami yimaga atagifite nyina bamushakiraga undi mugore w'iwabo wa nyina kuko nyine ari wo muryango wabaga uramukiwe ingoma. Akaba ari umubere umubyeyi akaba umugabekazi w'u Rwanda. Ibisekuruza by'uwo mugabekazi rero byabaga ari bimwe n'iby'uwabyaye umwana mu nda. Icyakora Ruganzu bavuga ko ari wihitiyemo nyina kandi atari no mu bwoko buramukiwe kuko yari umusingakazi kandi icyo gihe ingoma yari y'abakono. Yihitiyemo Nyirarumaga umukobwa w'Abasinga kandi bari baraciwe ku ngoma na Ruganzu wa mbere Bwimba kubera ubugome bari barageze kuri iyo ngoma. Ruganzu Ndori ibyo ntiyabikurikije ahubwo ahitamo uwo musingakazi Nyirarumaga kubera akamaro yaramugiriye amuhisha abanzi akanamucisha muri wa mwobo w'inyaga akazatunguka i Rwanda. Ibyo tuzabivuga mu magambo arambuye nitugera ku gitekerezo cya Ruganzu Ndori. Ngiye impamvu umuntu atashyiraho iryo zina rya Nyabacuzi. Nyamara none hari akantu twagombye kwibaza kuko hari icyo tutazi. Ese uyu mwami yimanaga n'umugore utari nyina bamwitiraga uwagiriye mu cyimbo izina rye bwite akarireka n'ubwoko? Hagize uwabiturusha yazatubwira. Byari byo byose umugabekazi yagize akamaro cyane, aba umubyeyi w'u Rwanda, aba n'umwigisha mukuru wabo. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa indi nyunganizi ariyo yose watubwira hasi muri comment. Turagushimira ko dukurikira. Ndayibuka no kurangira abandi. Ntibagirwe no kudukandira hasi kuri subscribe, kuzogera no kuri like. Dukomeze duhure mu bindi biganiro.